nizere ko umeze neza uri amahoro shuti wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Wakoze subscribe, ongera uyikore niba utarayikora kugira ngo ibintu bigende neza. Gishara abantu bayikora barangiza bakongera bakayikuraho ngo bazi ngo bayikora buri munsi. Buriya burya nkunda umuntu ere gushobora kuvuga ati ngiye sinkigufana akakora ini subscribe akigendera yazongera kumva byamujemo akongera agakora subscribe. Sibyo burya naba ari umuntu w'umugabo. Nagize guhuhucya ndi kunyuza amaso mu mudugudu w'Ifilipo, mbona abavetera bakomeje kwiyongera nabaganya ngiye kuraba byishimo bwati bari twongera tukabwa abantu bakagaruka mu murimo. Imperuka yaba yaravuze hari umuntu derutse kuganira arambwira ati Yesu ati impanda ngo yabaye ngushaka kuba yaravuze kubera ngo nyine we ngo yararebye ibimenyetso abona nyine ngo iminsi tugezemo ishobora kuba ari nk'inyuma y'impanda hariho akarengane. Uwo yarayobye ntago Yesu aragaruka namaze se ati tukaba tutaragiye ati none ati hari n'igihe hagenda n'umwe. Tunese niba koko Yesu azatwara uwejejwe ushobora gusanga ku isi nk'umuntu wejejwe kuri iyi saha ari umwe gusa. Ariko Yesu ubwo umuntu umwe cyangwa babiri bagiye ati byamenyekana nako bantu babimenye. Gusa amasenyesho aba YouTube mubyifuzo turagira no gusengera Ifilipo reka twigire Ifilipo. Yego katugiye Ifilipo. Wenda abantu tuze kubasobanurira Ifilipi. Buriya Filipi ntabwo ndi buyivugaho byinshi nka torotwari y'Ifilipi cyangwa se agace nka regio cyangwa mu buryo buri geography. Ntabwo ndibuze kuyivugaho byinshi ahubwo ndayivugaho byinshi mu buryo buri spirituel. Kuko ubundi ahantu Ifilipi na ahantu hazwi muri Bibiliya nk'ahantu hari itorero rya Gikristo. Itorero ryabyawe n'umugabo witwa Pawulo ari kumwe n'uwitwa Sira. Bujya ni naho bafungiwe kwa kundi ngo hamwe inzugi za gereza zakingutse burya bari bafungiwe Ifilipi. Ifilipi ngira ngo niho hari umumama bita Foibe. Ubundi bakunda kwita ngo ni umubyeyi cyangwa nyogokuru. Foibe akaba yari umugore w'umunyamuhamagaro wari umucuruzi w'imyenda y'igiciro wakoresheje ubutunzi bwe bwose mu gufasha Pawulo kugira ngo bakore umurimo, kandi akaba ari we mwizera wa mbere. Ubwo ngo ba Pawulo birukanwaga Ifilipi baje gusanga Foibe arimo gutunganya imirimo ye inyuma y'umudugudu. Noneho ngo aza kwizera Yesu abajyaniwe. Batangira gukora umurimo mu gice cyose cy'Iburaya. Rero bataha kwa Foibe ari naho Pawulo atamwitaga Foibe ahubwo yabwitaga ngo ni nyirakuru, kuko abantu bose bizeye Kristo. Mbese Pawulo yabonaga Foibe ari we mpamvu ituma bakizwa, ko niyo watangaga tugaye n'abantu batanadufashe. Reka yatangaga agafaranga kugira ngo babone deplacement, babone kurya ibyo yungutse byose. Abantu baterekwa kuba abantu ntago bari kubona ko YouTube yanze. Noneho Foibe Uburaya bwose buza kugiramo ubutumwa. Pawulo niyo mpamvu itoro ry'Ifilipi yari kundaga. Niryo torero yandikira shima akanavuga. Ubundi itorero ry'umunsi rikeneye abantu bameze nka ba Foibe. Itorero ry'umunsi rikeneye abantu bameze nka ba Foibe. Nyine twavugaga uburyo Pawulo yakundaga Ifilipi nuko bakimara kubona itorero ry'Ifilipi. Filipi yabaye nka ya moteri ijyana amazi. Bahaye Pawulo imbaraga zo gukomeza kujya no mu yindi midugudu na za Tesalonike n'ahandi. Suko Pawulo imbaraga atarazifite, yarazifite z'umwuka. Yari bunahagere, ariko nuho baramworohereje. Umuntu yaguhaye ibiryo, akaguha amazi, akaguha imyenda, akaguha deplacement, kwishyura ubwato, ndetse bakajya batuma n'abandi bantu mujye gusura Pawulo yabafunzwe, bagatuma ba Epafrodite mu mushyira ibi nibi. Haraho Pawulo yageze
abwira abafilipi atunguwe neza ati mfite ibikenewe byose kandi ni mwebwe mbikesha. ahubwo ati ndumva nkumbuye gusanga Kristo. ati ariko namwe ni byiza kugumana namwe kuko turakundana. kuko turakundana. So Filipi rero mu buryo bw'ivugabutumwa niyo, noneho mu buryo bw'ibisanzwe wari umujyi umwami w'abami w'abaroma yari yaraje gufata, umwami witwaga Filipi. noneho aza kuwufata, bawita iryo zina, ubundi twahoze wita barawumwitiriye umwami. noneho ni nayo mpamvu ubona bakoresha pa ebyiri nyine, ni Filipe. iyo bavuga Filipe y'Ifilipi na Filipe y'izina, hamwe bakoresha pa imwe ahandi ebyiri, hamwe bivuze izina ahandi nyine bikaranga agace. Amajije kuhafata rero arahatunganya neza, kubera ko bari bafite ikibazo cyabo bita ngo ni le veteran militaire, abasirikare b'abavetera nyine batagishoboye urugamba, bamaze gukura. hari abakuze, hari abarashwe, hari abarwaye. ibyo byiciro bitatu byose bubatse umudugudu mwiza Filipi, bahabwa y'amazu. noneho bahashyira ibikorwa remezo, bahashyira ubucuruzi, bahashyiramo ishopu, bahashyira amazi n'ibikorwa byose. ndetse umwami atanga itegeko ko abantu b'i Filipi basonewe umusoro. ni nayo mpamvu buriya hari akantu abantu batamenya. niyo mpamvu Pawulo bujya yandikira abafilipi ajya gusoza, kubera ko Filipi yari iryoshye, yabibukije ko iwacu ari mu ijuru. mbese mu bwami bwose bw'abaroma ahantu bita Filipi hari ubuzima buryoshye budasora. ibaze nk'ubu mu Rwanda hariho nk'akarere, ku karere kamwe inteko nshinga amategeko ikavuga ngo akarere kanaka gasonewe imisoro yose. ibindi biryo mbese ugiye kwemporota ibintu i Bugande, ubikuye Dubai, ubikuye mu Bushinwa, yaba arabizanira urindi, akaba hatagomba gusora. kwivuza ari ubuntu, kwiga ari ubuntu. Ifilipi niko hari hameze, esanse ari ubuntu, byose ari ubuntu, ibintu bidahenze kabisa. ni ukuvuga ngo Pawulo arabibutsa ariko mwibuke, mwibuke. kandi umuntu wari utuye Filipi yari yemerewe guhabwa ubwene gihugu bw'abaroma buhenze kurenza ikindi kintu cyose cyariho mu isi, gutura Filipi. ariko Pawulo arabibutsa ati wacu ni mwijuru, niho dutegereje umukiza kwa azava. ariko hari hatuye abantu kesheni mark le veteran militaire badashobora gutabara igihugu, b'abanyabigwi, abo bita ngo ni legenda, sibyo? abaregenderi nk'abantu bahoze bakina ruhago, the legend bahoze bakina ruhago, cyangwa abo ngabo bari batuye ba Cristiano Ronaldo bave hari abantu bitwa ba Pele, hari abantu bari bicaye bujya ba Ronaldo, abantu ba Zidane, ba Luis Figo, abantu ba Thuram, bari biyicariye nyine bareba uko umupira urimo kugenda. bariye ba Thierry ari bara nibo bari jeune, bavuga ati mbapavuyemo shati mu gihe cyane. ubu rero dufite ikibazo hano Ifilipi. uyu munsi hari Filipi mu buryo bwa kirokora ikomeye cyane kabisa. hari umudugudu n'abantu bari kwiyongera, umudugudu uruzuye, imisoro yahagaze, bari umudugudu uruzuye cyane. mbese hari abantu, hari ba kajorite, hari abashaje birumvikana. hari abantu bashaje, hari veteran militaire nabonye bari bicaje kuri kamera, ati Kagarara uramubona ute? ati Kagarara nawe wageze Filipi. hari abashaje, hari ba kajorite, sibyo? hari n'abandi baba bifitiye ibibazo, barwaye batashobora urugamba, abo bose bakagira gute, bakajya Filipi. ubu rero iyo urebye abantu uburyo huzuye Filipi, haruzuye, sibyo? ejo bundi twavugaga ntuza Zawadi, tukavuga ati Zawadi abaye, Zawadi ari Filipi, ari Filipi. ariko Zawadi agiye Filipi akiri muto. Zawadi ko ari muto, Zawadi yabaye iki? cyatumye agiye Filipi. ejo bundi twaravuze ngo aratwite,
abantu banadutera amabuye ariko Zawadi yabaye iki? Zawadi nta rusengero kigaragaramo. Zawadi no kwa mushuti we hamwe yakundaga kwicara kuri kamera naho ntabwo akihari. Ese yaba yarasubiye mu gucora burari Filipi ari Filipi ahubwo uvuze Filipi hari undi muntu nari naravuze w'inshuti yanjye ukumbi nawe uzi ko mbize mbona ko yagiye Filipi witwa nde? Irembo ryera TV Irembo ryera Irembo ryera Irembo ryera se Irembo ryera hajya ryari ryande uvuze kwishaka ari Filipi nawe namwumvishije umubwira vi Filipi Irembo ryera nawe bure ari Filipi umva banuza nyine yagiye Filipi Irembo ryera ngewe nakunda kuribona aho yitwa nibishaka nibishaka we nibishaka ari Roma afungiye i Roma nibishaka afungiye i Roma mu butegetsi ari Filipi nabo sibyo hari abandi mwana mu gitondo mu kanya nahuye na Nuza hari n'umuhungu nawe uri Filipi mwana witwa nde? Amaso yacu yabonye byinshi ahani yacu yumvise byinshi nambwe zacu muvandimwe twahuye Uwiteka ashimwe oya n'abanyabigwi bariye nyine ni legend n'abanyabigwi bariye sari Bugande se cyangwa ari twahuye rwose ari mu Rwanda uri Bugande ni wa wundi kagahungu nako ka mu Rwanda shyaka kari Bugande ngo kari guhinga ubunyobwa ari guhinga ubunyobwa iyo ngiyo zanuza za Toro hano hera ubunyobwa n'ibitoki ni chorus ntago ashobora kuyitera sibyo byararangiye tipe bagiye Filipi cyamerutse kureba indirimbo ntuza yakoze ntuza wa mutipe ntuza uyu nguyu Titusi indirimbo nawe mu minsi iri imbere aritabaza Nyarudindiri na Nuza na Nyamabondo mu minsi iri imbere bari kwitabaza Nyamabondo na Nyarudindiri kugira ngo akabigasekwa nk'akeza nubwo musone w'imisoro ariko muhumure rwose mugaruke muvi Filipika hari abantu bagiye Filipi ariko badakwiye kujyayo ndese sibyo mwere kwishunga ntuza mwere kwishunga baba bazigira inshuti bara nabarejenda barakoze umuntu wamaze imyaka 45 mu kazi sibyo akina umupira ujyuretse kuba yaba umutoza niba rero aho yatorezaga bavuze bati tuvire mu kibuga tuvire mu makipe ashobora no kwigira iwe akiyicarira sibyo ntago twamugereranya n'abantu runaka basanzwe baba nabarejenda n'abantu bakoze ako abantu bagiye Filipi bakiri bato abantu bababaje cyane sibyo nabamu Filipi ari abantu ubugiye gukurura urimo kugenda ukurura amazina abantu banatwandikire muri comments n'abantu ziko na Bernard sigatuyeyo Bernard wese nisuzi ko yamugariye ku rugamba yamugariye ku ntuza hari ahantu yagiye baramugara abagiye Filipi ariko yoroye inkoko basitera ni nge wa mugore nawe atuye Filipi hari abamugariye muri Mozambique hari abamugariye muri Zambia bagiye gucunga umutekano bagiye mu kazi ako ni heje bari Filipi baramugara reba Filipi hari abantu benshi cyane ndetse nyirapasi kuracyamwumva nawe ariyo pasi gasara ucyumva wa undi wo mu majyaruguru wundi hariya bamwitagane Sekazuba ba Sekazuba ariko abantu Filipi hari abantu benshi cyane oya ntago suza umutipe wa mutipe utaragiraga amaboko ntago muzi utaragiraga amaboko muvuga butumwa rukomeye muri ADP ndamuzi hani Musanze hari hehese Filipi ntago ari Bugande uracyamwumva se wape kubonana ba Mukatete bameze nk'abari mu nzira bajya muke
Mukatete se ntago Mukatete Joseline mu musengere gusa ngewe Robert ubwire kandi ndidekaraye umuntu wagiye kuvuga ubutumwa mu gihugu cya Mozambique sibyo umuntu wagiye kuvuga ubutumwa muri Malawi Zambia umuntu wagiye kuvuga ubutumwa muri Zambia umuntu wagiye kuvuga ubutumwa muri Afurika y'Epfo atari Imana yamutumye akagenda ahamagawe n'abantu sibyo uwo muntu yihutire kujya niba yumva kiriho yihutire kujya gutanga ibizamini mu kigo cy'Imana gishinzwe kuvura indembe kuko anytime ashobora gupfa bitunguranye urupfu rwo mu mwuka kuko ibinyabutabire biriyo kuko uburozi buriyo kuko imitego iriyo kuko ibihumanya biriyo kuko imbaraga z'abadayimoni ziriyo ziri mu biryo bariye ziri mu mashuka basasiwe ziri mu mafaranga bahawe ziri mu matike y'indege ziri ahantu batemberejwe ziri mu mihango bakorewe mu nsengero ziri mu matelefone yaho ibyo bintu kugira ngo uzabisimbuke nubwo wumva ukiriho mu buryo bw'umubiri uriho ariko mu mwuka ufite stress iri danjori ishobora kukubyarira stroke mu buryo bukomeye cyane ibi ndabivuga bakavuga ngo sibo mana ngo nuko ngo ntahonjya njewe ntahonjya ni kubizi nje ntahonjya ejo ni se ni wari uri muri Zambia nje ntahonjya ubuse niba uri muri Amerika urabona tutari kumwe niba uri muri Australia ubuse urabona tutari kumwe niba uri muri Canada urabona se tutari kumwe hagati yanjye nawe urabona harimo intera zingana iki ushingiye ibiri mu kiganza ukuri kundeba icyokora niba uri muri Mozambique so urabona tutari kumwe cyokora nturi bumbone ngo undangize bino bihugu oya nanjye njya basura mu bundi buryo sibyo reka nze nkubwire yego bino bihugu izi nsengero mubonayo z'abarokore sibyo ni insengero zamaze gutangwa abantu bakeneweyo uyu munsi kujya kuvuga y'ubutumwa ntabwo ari abantu bafite imbaraga nk'iz'abantu buvuga butumwa uyu munsi bafite uyu munsi dufite abavuga butumwa bafite amasezerano ngo yo kwambara neza abiyo bageza ayo masezerano bahita bayavivura bakavuga ko ngo ari Imana isohoje uyu munsi dufite abavuga butumwa bafite ngo amasezerano yo kurira indege dufite abavuga butumwa bafite amasezerano ngo yo kurya ibiryo byiza dufite abavuga butumwa bafite amasezerano ngo yo kubona imodoka dufite abavuga butumwa ngo bafite amasezerano ngo yo kuva mu bukode dufite amavuga butumwa ngo bafite amasezerano ngo yo kugira icyubahiro ngo kurenza abo bavukana ngo munda ngo zabase sibyo dufite abavuga butumwa ngo bafite amasezerano ngo yo kujya ngo bituma ngo bicaye ngo kuri zawe sibyo dufite abavuga butumwa ngo bafite amasezerano urumva ngo yo kujya ngo bajya muri hoteli ngo bakarya dufite abavuga butumwa bafite amasezerano ngo yo kujya Dubai ngo yo kujya ngo Dubai dufite abavuga butumwa bafite amasezerano ngo yo kwicarana ngo n'abantu bakomeye ngo bo mu butegetsi ibintu Elisa ubwe yashatse guha umugore w'umushunemu akabyanga akavuga ati nikundira kwibera mu bacu sibyo uyu munsi dufite abavuga butumwa bafite amasezerano ngo y'ubukwe ngo buhenze ngo dufite abavuga butumwa bafite amasezerano ngo y'abagore ngo beza ngo ku buryo ngo abagore ngo bikitegererezo ngo n'abagabo b'amaboso uyu munsi ngo dufite abavuga butumwa ngo bafite amasezerano ngo yo kuzajya i Buraya uyu munsi dufite abavuga butumwa ngo bafite amasezerano ngo yo kujya muri Amerika dufite abavuga butumwa uyu munsi ngo bafite amasezerano ngo yo kugira ngo amakofi ngo abyibushye ngo aremereye ngo dufite abavuga butumwa uyu munsi bafite amasezerano ngo yo gusinya ngo kuri sheke dufite abavuga butumwa uyu munsi ngo bafite amasezerano ngo yo kugira ngo balance ngo kuri mobile money dufite abavuga butumwa uyu munsi bafite amasezerano ngo yo gutunga ngo amafaranga ngo y'amanyamahanga ngo amahero ngo ntabwo rero iyi karite dufite uyu munsi
ari karite yo kujya kuvuga ubutumwa muri Mozambique sibyo ntabwo ari karite yo kujya kuvuga ubutumwa muri Zambia wapi ntabwo ari karite yo kujya kuvuga ubutumwa muri Afurika y'Epfo bavandimwe ahangaha muri kujya ni Karumeli ni ahantu hari abahanuzi 850 ba Bayali na Shera kandi bahoze bakorera Uwiteka sibyo ni ahantu hakeneye abavuga butumwa bari kuri standari ya Eliya yego witishubi umugabo utambaye costume nziza tabi enemanda soki enestance umugabo wagaragazaga imwemwe atambaye za doge kora umugabo utari ufite igikundiro mu maso y'abantu ariko wari furutanki kuri mbaraga z'Imana wari furutanki ku ijambo ry'Imana wari udafite ikintu na kimwe cyabidubu kimuteye ubwoba umugabo utararebaga amasambu yeze umugabo utararebaga ama business umugabo utarabonaga ibibuno binyeganyega umugabo utararebaga ifarashi ingamiya n'ibindi bintu bigezweho byagendwagaho muri icyo gihe yari akeneye ubufasha bw'Imana gusa kugira ngo agere Karumeli niyo mpamvu yashoboraga kugendera mu mwuka ubu nge naje mu mwuka ntabwo nabonye tike y'indege ingeze iwanyu ariko nge naje mu mwuka sibyo turi mu isi y'abatinganyi ifite imbaraga turi mu isi y'ubusambanyi ifite imbaraga turi mu isi y'abarozi turi mu isi y'abantu bashaka indamu mu bakirisitu kandi ntago umwuka wera ashobora kubashyigikira arabata yabata bagasigara ari abantu bakabona abantu batari bubakunde bakajya gushaka mu isi y'umwijima sapoti kugira ngo bazane ibimenyetso bisa nk'iby'Imana ariko atari iby'Imana sibyo iyi si niyo turimo hakeneye umuntu rero hari umutipe wageze muri Zambia ufite imbaraga aravuga ati ndimo ndabona inzoka muri uru rusengero abantu bari baje kwakira ibitangaza batangira guhekenya amenyo aravuga ati ndabona inzoka kandi inzoka ndabona isomera ku gikombe ndetse namwe mukagisomeraho ndabona muhumanye mukinga imiryango dusenge tangiye gusenga abantu batangira guhirima abantu bose banyoye kuri ubwo burozi bw'inzoka badayimoni batangira kujwigira haratwika abantu bagaruka bavubuzimu bagihura baravuga bati Imana yatugendereye nubwo mutekereza ko gukira igitabantu ari byo byiza ariko nyamara umuntu iyo uri kumukandika ibyimba arababara ariko iyo gikize neza arakugabira dukeneye imbaraga zari ziri muri Pawulo dukeneye abantu bafite imbaraga uko byagenze amajije kubabohora aravuga ati bashumba ibi bintu mubifitemo uruhare bantu mutegura ifunguro ryera ndakeneye umwiherero wanjye namwe kugira ngo dusenge ubwo icyo bamukoreye amatena yarangiye ngo pastor yamukiza mu modoka aramujyana nkuko abari kubwiriza i Kigali akakujyana nibura wenda Nyagatare Nyamasheke akakujyana akakugeza hahantu usohotse muri Nyungwe bahita ngo uvuye Cyangugu oya uvuye Cyangugu ugasohoka muri Nyungwe igikongoro hariya ku Kigeme aramujyana mugeze nka Kigeme aramubwira ati bavuma mu modoka arangije arayikatagara ku Kigali avuga uzashaka gusubira i Kigali amutaho muri Zambia aravuga ati Imana waje kuvugira igukura ntabwo sibyo uwo mushumba yabonye gukomeza kuzana abantu nk'abo Yesu azunguka wagire gute ahombe ntabwo rero ibi bihugu bikeneye aba bantu ngo bafite amasezerano ngo yuko Imana ngo izabaha ngo za UPI ngo za sekuse ngo za UPI ngo bakava ngo mu nzu ngo za barandi road Eliya yapfuye atagira UPI igare riza kumutwara rya Serwaje yisangira basekuza
Elisa yataye amayupi y'ibihumbi n'amamashina yahinga aragenda agwa ku gasi. Ega n'Aburahamu Bibiliya avuga ngo biberaga mu mahema. Aburahamu yataye gakondo apfa atabonye nibyo bintu Imana ngo yamusezeranyije. Aburahamu yapfuye atabibonye, asigarana ibyiringiro by'amasezerano yuzuye. Yapfuye asigaranye ibyiringiro. Na n'uyu munsi twese turava ngo ubundi dukeneye abantu bafite amasezerano y'ubugingo buhoraho. Twese mwaraduciye mwaratwirukanye ariko twebwe isi reka ngiye mubwire isi twebwe yaratwanze sibyo Simon na nidekaraye nanjye sinyikunda isi sinanayikunda sinanakeneye kwinankunda. Harabajya bambwira ngo nza kuri kamera nambaye ishati imwe nanizo nyeneye rwose iyi ngiyi irahagije kabisa sibyo nta nizo nanakeneye. Ubuse Nsabi afite views nk'izo mfite ntabwo azayambaye ubusa na karuvati. Nsabi ntabwo ahindura ubuse bishiyo bijya nge mfite views nk'izi mubona se yambara imyenda myiza ariko abakirisitu barindagiye bataye umutwe urumva baguye baboze ukareba pasteur ugatinyuka kwandika muri comment ngo pasteur nguhora mu ishati imwe nta nisoni. Niba sutayinguriye Yesu nzamutegereza azangurira indi sibyo ariko isi ntabwo nge nanayikunda rwose nanabibwiye isi nyikunda yaba ari yo muri Amerika yaba iyi Buraya yaba iyi Afurika yaba iyi Aziya ntabwo isi nyikunda yaba iya Australia ibimenye tuyifata nk'ibambwe natwe turabambwe n'abisi nta nubwo ngewe mbakunda no kuko nabo ntibankunda. Oya Bibiliya ivuga ngo se urubyaro rw'abana b'Imana ruhe n'urubyaro rwa Beliyali nta mugabane bafitanye nawe ntabyo urumva. Ntabwo rero uyu munsi hakenewe none se kugira ngo isi nkunde iransaba kuba umutinganye ntabwo nye nzaba umutinganye kugira ngo isi nkunde ubuse baduciye tudafite ijambo ry'Imana baduciye se tudakijijwe ntabwo se twuzuye umwuka wera ntabwo se Imana yampamagaye use nguha ibimenyetso njya muri korari marayika yansanze mu rugo mpagaze arambwira ati haguruka ndahaguruka ati reba haruguru ndahareba mbona umurima w'amasaka amasaka ari manyeganyega arambwira ati tugenda aragenda tugeze kuri amasaka nsanga nabamarayika nyinjizamo marayika aradirija turaririmba mvuye mu iyereko arambwira ati jya muri korari bita njya gutanga umuhamagaro muri korari njya kuba muri umudiyakoni njye ubwanjye njye nahuye na marayika saa 12 ntashye mu rugo turahura saa 12 arambwira ati turahura mbona umuhanda arawuzuye nago ryari yereko umuhanda arawuzuye yari inzira izamuka yo mu giturage mbona arahuzuye ndahagarara mbona afunguye igikapu akuramo imyenda ya gisirikari ipataro n'ishati n'inkweto n'imbunda arabimpereza arambwira ati hari umurimo ugiye guhabwa mu itorero atuye umurimo iri torero muri gutoba iri ryari itorero Imana yari izi ko ririho ikajyangarija n'abakozi sibyo ikaryangarija n'abakozi nimukora ibyo mushaka kuko iyo umuriro wazimye imbwa ziza kuryama mu mashyiga noneho amereza n'imbunda arambwira ati iyi mbunda izagufasha gukomeza gutsinda abadayimoni no gushobora gukora neza umurimo. Iyi myenda ni y'igitinyiro n'icyubahiro nta bindi bihembo bazaguhemba izindi zo ngororano humura ntuzawange kuko ngewe ntabwo nari buwemere sinari kwemera ku mudiyakoni umukozi w'akarere se akimara kumvaho nirebye mbona nambaye imyenda nari nsanzwe nambaye ndataha mu rugo haciye icyumweru mwarimu njyana muri biro arambwira ati twagutekereje ko wadufasha ku mudiyakoni hano ati twanabisabye paruwase yarabyemeye ati rero witegure bazagusengera ini Sawura kose njya kuba mwarimu nari ndimo gusengana n'umuhungu witwa Pascal warabizi Pascal nagiye kubona mbona igiti cy'avoka kiri ahantu turi gusengera marayika araza ahagarara iruhande yanjye igitara kinyeganyeza akinyeganyeje voka zitura hasi arambwira ati wabibonye ntinabibonye arambwira ati rero wavugaga ubutumwa uzenguruka igihugu ubu rero nk'uko ubona iki giti kidashobora kwimuka kandi kigatanga umusaruro niko tugiye kuguha urusengero ugiye kuyobora kandi ugatanga umusaruro niba guha urusengero uzabyemere rero twaguhinduriye umuhamagaro
iri dini ndi kubabwira ngo murabona abantu bari gutoba irubundi abakozi barikoragamo mu byumve mu byemere barokiritwaga nijuru umwuka wera akabahamagara akagenderera n'abashumba bagahamagara abantu umwuka yamaze tabi enema guhereza ibimenyetso haciye nk'ibyumweru bibiri umushumba arantelefona ndi mu kazi uraza kubona kandi ndakabona dusange kuri paruwasi sanga inama irarangiye barambwira bati twategereje ko wadufasha ukaba mwarimu nta kibazo bampereza urwandiko baturajya kuyobora umudugudu wa Buyogoma ubwo ku cyumweru bambwira umupasiteri uzanjyana ndagenda mba mwarimu njya kuba pasitoro hari mu cyunamo ndabyibuka ndangije amasengesho y'Misiri gusengera itorero n'igihugu marayika yasanze mu masengesho nsoza amasengesho nicaye muri biro numva umuntu arakomanze arakaturu urugi mbona marayika diregita nsanzemo arambwira ati usenza amasengesho y'Misiri 7 twarayumvise arambwira ati rugende usigirange mu rugo kuko ibirori bigiye kubiwaye birakomeye ugiye gusengerwa ubupasitoro mu gihe kwimikwa tubaye tubihagaritse niweho umupasiteri wa nyuma tugiye gusengera tugiye kwimika birahagase niweho bizahagarariraho genda ubyitegure kuko birabangutse ninge wanyuze mu nzira zitanyurwa ninge Karuranga yasengeye ngenyine ku pastor mu Rwanda muri ADPR urumva barantelefona hashize iminsi mike batitegure ku itariki zinize bazakwimika mba pastor sibyo ubusumva ntarahamagawe ntago nahamagawe njya no kuva mu murimo kuyobora nari nice kuri aritari ku cyumweru ndabyibuka marayika nagiye ko nabona akavatiri kameze nk'aka ka polisi n'usengero uri muri kaburimbo neza akavatiri kaje kiruka nk'umurabyo gaparika muri ku muryango w'urusengero rwo mu Rubavu mbona avuye mu mugabo wambaye imyenda yera arinjira araza aransuhuza amaje kunsuhuza arambwira ati kuyobora birangiriye ahangaha hagiye kuba ibintu bikomeye abantu b'Imana bose bagiye kwirukanwa ati bawitegura ati nahangaha urarangiriza ndasohoka mbaza umugabo witwa Manishimwe n'witwa Gasupari twaye twicaranye agiye ndavina imodoka yari paritse ari mwayibonye batoya umugabo se winjiye hana kazuza mwamubonye atoya sibyo my friend hari abantu bareba sibyo hari n'abatarora ibyo ngibyo bibaho ntawe mubonye ati bavuga ati sura nta mugabo winjiye aha akansuhuza tukavugana nk'umunota bati ntabwo ati twabonaga icyo koze umeze nk'umuntu uhuze ngo babonaga ngo meze nk'umuntu ngo uhuze ngo nitaye ku materaniro sibyo mbabwira ibyambwiye batubwiye ko umushumba paruwasi bati hano n'umudugudu ugiye ko umushumba paruwasi ubuse ntabwo batwiruka ntabwo isi ntabwo idukeneye ntabwo isi dukeneye byambabaza rero kandi bikababaza n'Imana nangiye umunsi nyeretse ko nyikeneye ntayo nkeneye n'ibyiza byayo ntabyo ngize gute nkeneye ubu uri kuganira hano nahoze nekereza ukuntu ndi kunenga rero abakozi b'Imana hari abashimuswe umva ndi kunenga abakozi b'Imana bagiye gutura Filipi kandi nyamara iki ni igihe aha naho twahungiye Imana yasigaje imidugudu y'ubuhungiro aha ni kuri YouTube twahungiye ahayoborwa n'umugabo witwa Google ntabwo aradufatira ibyemezo ariko mu gihe ataradufatira ibyemezo mutega amatwi tubabwire twe twarahunze sibyo twahunze insengero zanyu twanubatse ntabwo mbuze miliyoni nibure 5 natanze mu rusengero mu myaka namazemo amafaranga natanze uyaterateranije abaye make ntago ari munsi ya miliyoni 5 miliyoni 5 ntago zinaniwe kubaka urusengero mu cyaro hari insengero zidahagaze miliyoni 5 bivuze ngo imbaraga zanjye nibo zubatse urusengero rumwe rw'idini yanjye ariko nararuhunze ndumeneshwamo sibyo ntago nemerewe kujyamo ngo wenda ngo mpabwe no gushima Imana sinemerewe kujyamo ngo nge kuri aritari mbwirize nyamara afite Bibiliya n'indirimbo na theology narayize nzi no kuvuga ikinyarwanda basabye no kubwiriza igifaransa nakwicara sibyo niba mbasha kwandika jeroneri ntabwo nananigwa gutegura ikigisho mu gifaransa basabye n'icyongereza urumva nagerageza wenda nkanasaba ChatGPT cyangwa se AI ariko nibura nkaza kwitwararika nkabwiriza mu cyongereza
bansabye no kwigisha mu zindi ndimi nasenga Imana ubwo nuzuye umwuka wera nkavuga icyesipanyoro nkavuga igishinwa nkavuga indimi zo mu ijuru ntabwo Imana yatuma ntagira gute nkavuga ariko nzi kubatiza ntabwo uyu munsi nemerewe gupfa kubatiza inzi gusezeranya abageni uyu munsi nemerewe gupfa gusezeranya abageni nta izindi nyungu ndenda kugiramo ahubwo ibindi gukora nibyo bifite n'inyungu kuko hari n'uvuga ati wenda nkuguriye n'uwo muceri sibyo hari n'igihe nuko wenda YouTube nyine bayifunze nuko ibintu wenda biri kwanga ariko ubundi twanayabona sibyo yabaga nayo madolari 100 cyangwa 200 ariko nkayabona kandi urusengero se rwaguhemba amadolari 200 mu Rwanda cyangwa se 100 ntago gwapfa kuyaguha ariko ntabwo binejeje ntabwo nejejwe no kuba mu mahanga sibyo abanzi bacu baza kudushakiraho umunezero hari abaduhamagara ngo ntabwo duheruka gukora ibiganiro hari igihe umuntu ambwira ngo kora kuri Pastor Mutesi nge njya mbabara sibyo ngo kora kuri Mama Sharirene sibyo namabura kindi ubundi nagakwiriye gukora kuri Yesu nagakwiriye kuvuga kuri Yesu nagakwiriye kuvuga ku Mana ariko abantu bitwa ngo nabi Imana nabo nabagome sibyo aba bantu bitwa ngo nabi Imana ngo naba Yesu nabo nabagome baratunaniza no kukureba nibyo wenda kukureba kureke ariko nta nuwana kugurira na mega sibyo za FDLR zifite abantu bazifasha buri munsi bashyirwa ku mugaragaro ati dore abantu dore leta ya Kongo ifashe FDLR yiha imyenda yiha imbundi yiha amasaho nibyo guhinga se sibyo kwica abantu imitwe za Boko Haram n'indi mitwe yose y'abagizi ba nabi ifite abantu bayiyobore bayishyigikiye bayifasha nkababazwa nuko abakirisitu badashobora kudufasha aza muri comment ngo icyo kora ngo iki kiganiro ngo ujye uhora uvuga gucya ngo hanoneho ngo wabaye umukirisitu umfashije iki ubusumpaye na mega nibuza na internet 50 cyangwa 100 yo gukoresha ku cyumweru ubusumpaye n'amazi kugira ngo nibura nzongere nkora ikindi ubuse umpaye n'ikiro cy'isukari ngo mpabana muri abagome mubyemere kandi muzarimbuka sibyo niba mudashobora gutera inkunga abakozi b'Imana amadini mwabitsemo insengero zirafunze mu Rwanda insengero 10,000 zirafunze abantu batanzemo amamiliyoni ngo bari gukorera Imana kumugaragara ihakanye ko sibyo batayikoreye ninde wafunga inzu y'Imana waburinde sibyo maze niya gitifu umurenge ntiwapfa kuyifunga niya gitifu akagari ntiwapfa kuyifunga niya generali niyo yaba atari w'ingabo z'u Rwanda akaba ari generali w'Ibugande wubatse inzu mu Rwanda ntago wapfa kuyivogera niyo sibyo none ngo inzu y'Uwiteka ngo barayifunze unakandagiramo pandagari kagutwara bakakujyana tranzita mukwiriye kwemera ko twahombye sibyo ahubwo ko twahiye twanaruhiye ubusa n'ibitambo byacu Imana yabinenze ikabigaya ahubwo uyu munsi dukwiriye kureba iburyo tugara ko twanagura ushyundura kugira ngo ubwo Yesu nagaruka ture ko twabona ifi bavandimwe nge nzababwiza ukuri nta kintu icyo naramiraga cyageze gute cyararangiye iyo umuntu agwaje nongere mbibwire bwira abashumba b'amadini bwira abanyamadini mumushyira mu kanwa iyo uri mu bitaro ugwaje umugwayi agapfa urataha ubwiza bwabyo ububi bwabyo ntiwaguma mu bitaro ucyura intumbi yawe sibyo narahombye rero narapfushije rero ni mundeke ndebe yuko naramira ibisigaye nabyo bitangirika niyo yaba ari umugore ugwaje umugabo ntago ashobora kugumya kuryama ku ntumbi aravuga ati reka nge kuramira n'utwana n'uduhene kuko izo hene ziba ziruta iyo ntumbi sibyo ibi bintu rero mubona byamaze kuba intumbi ntabwo rero nge nshobora gukomeza kubiryamamo reka ndebe ko nagira ikindi kintu ndamira sibyo wenda ninjya mvuga gucya hari umuntu umwe cyangwa babiri bazumva bakanampamagara bati tugire dute twizere Yesu gute tubone ubugingo buhoraho turahura mu bindi biganiro bikurikiraho ciao ciao mwakoze kubana natwe reka tubabwire ngo naho butaha ciao.